Igitabo cy'umuhanuzi Mika kuri paji ya 861, igice cya 7 ku murongo wa 7 n'uwa 8. Nitwarangiza turasoma no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, isezerano rishya, igice cya 12 ku murongo wa 54 na 50 tugeze kwa 57. Turasoma ahantu hombi, reka dusome niba twahageze. Mika gice cya 7 n'umurongo wa 7. Ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana imbagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka. Amen. Luka gice cya 12 murongo wa 54. Nuko abwira abateraniye aho nabo ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Kandi namwe ubwanyu ni iki kibabuza guhitamo ibitunganye? Amen. Kadusubiremo. Nuko abwira abateraniye aho n'abati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyushye, kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Kandi namwe ubwanyu ni iki kibabuza guhitamo ibitunganye? Reka dufunge Bibiliya zacu dukurikire. Imana ishimwe cyane iduhaye uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ni ishimwe iduhaye iri teraniro. Amen. Haleluya. Tuyiramburira amaboko rwose. Imana igize neza. Dusomye amagambo y'Imana, ijambo ry'Imana, Gitabo cya Mika, muhanuzi, mwe mu bahanuzi batoya, dore ko hari n'abahanuzi bakuru. Bigenda bikurikiranye, kubashyira mu magurupe, kubashyira mu byiciro, bigenda bikurikiranye n'ibyo umuhanuzi yagiye ahanura, ndetse cyangwa se volume y'igitabo cyiwe. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gufata icyemezo cyo kwiyegurira Imana utitaye ku bihe biriho cyangwa se igihe urimo wowe. Uko cyaba gisa kose, uko cyaba kimeze kose, kwiye gufata icyemezo cyo kwiyegurira Imana. Turaza kubireba mu ijambo ry'Imana. Imana yashimye ko tuganira uyu munsi wa none, yashize ku mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Mika rirasobanura ngo ninde umeze nk'Imana, ninde umeze nk'Imana, cyangwa ninde umeze nk'uhoraho. Iko izina Mika risobanura. Uyu ni umuhanuzi mutoya wakomokaga ahantu bita Imorosheti. Imorosheti wari umugi mutoya uri mu birometero nka 35 uvuye i Yerusalemu ukagera muri uyu mugi Mika akomokamo. Mika yabayeho mu gihe cy'abami Yotamu ndetse na Ahazi na Hezekiya ahakora umurimo
umurimo w'ubuhanuzi. Kandi Bibiliya itwereka ko Mika ni umuntu wari wariyeguriye cyane uyu murimo wo guhanura. Nubwo urimo ingorane, nubwo urimo ibibazo, ariko yari yarawiyeguriye kuko niko Imana yari iramuhamagaye. Kuko usomye Bibiliya ikwereka ko atigeze ahwema gutangaza icyo Imana ishize ku mutima we. Ntabwo yigeze abihwema, ntabwo yigeze atuza icyo Imana yashyiraga ku mutima we ngo menyeshe ubwoko bw'Imana. Mika harabikoraga agashyitsa ubwo butumwa, kandi ntiyigeze ahwema gutangaza ibyago n'ibihano bizaza, kuko ari Imana cyane cyane yakundaga kumutuma. Buri muhanuzi cyangwa se buri mubwirizabutumwa ubundi agira teme cyangwa se agira inyigisho iba yaragiye muri we cyane. Urebye nka Pawulo, nubwo yagiye yandika inzandiko nyinshi, ariko cyane hari amagambo agenda agarukaho. Yakundaga cyane kuvuga ku kwizera n'agakiza. Buri muntu habe n'abaririmbyi nuko iyo urebye winjiye muri korali Alliance ukareba indirimbo bagiye bahimba, wasangamo harimo teme cyangwa se bakunze kugarukaho kenshi. Urebye na Betelehemu wabisangamo. Natwe ababwiriza ubutumwa hari igihe cyane Imana hari ikintu iba yarashyize muri wowe, nubwo wabwiriza izindi teme ariko hari icyo ukunze kugarukaho cyane. Mika rero yahanuriye i Samariya, ahanurira n'i Yerusalemu, ahagira ati i Samariya nzahagira nk'iyorero cyo mu murima, ahantu ho gutera uruzabibu, kandi amabuye yaho nzayahirikira mu gikombe. Ibishushanyo byaho byose bizamenagurwa, indamu mbi zaho zose zizatwikwa n'umuriro. Ibigirwamana byaho byose by'i Samariya bayobotse bagasenga, bagashushanya, bakarema, bakubaka, bakabiyoboka, ibyo bigirwamana byose nzabikuraho. Nguko umuhanuzi rero Mika arabwira abantu, aratangaza abantu Imana imwoherejeho, cyane i Samariya, cyane n'i Yerusalemu. Yagize ingorane rero mu buhanuzi, yaje kugira ingorane mu buhanuzi, kuko bagiye bavuga ati byo Mika avuga ntabwo tubyumva, ntabwo bishoboka ko Imana yarimbura ubwoko bwayo. Turi ubwoko Imana ishima, ubwoko Imana yemera, ubwoko Imana yarondoye mu yandi mahanga yose. Ibyo Mika rero ahanura ntabwo ari ukuri, ntabwo ari zo, ntabwo Imana yaturimbura rwose. Ariko ijambo Imana ivuga irarireba, iraririnda, kandi ikarisohoza. Amen, 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 haleluya. Nanone umuhanuzi Mika, Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Nanone umuhanuzi Mika atubwira icyo Imana idushakaho. Somye igitabo cya Mika, uragisangamo ubuhanuzi bwa Mika, ariko urasangamo undi muntu. Nasomye ibitabo baravuga ngo n'undi muntu waje guhagararira abantu bakeya bari bagishimwa n'Imana. Bavuga ngo none se turitwara kuwiteka dute? Turabigenza dute? Ese turajyana inyana? Se turatamba? Niki dukora kugira ngo Imana iturebe, itunezerwe? Iki gitabo kikatwereka icyo Imana idushakaho. Irashaka ko dukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana no kwicisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Turambura icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Nanone mu gitabo cy'uyu muhanuzi Mika haragaragaza ibibazo Uwiteka afitanye n'ubwoko bwe. Mu gice cya 6 ngo ubwoko bwanjye mfitanye nabwo ibibazo, kuko biravuga ngo yewe bwoko bwanjye nakugize nde?
twagira nakugize ndi, Mbarute we nakugize ndi, Alufere nakugize ndi, Muhire nakugize ndi, Mama Izere nakugize ndi. Ni ikibazo. Marisalina nakugize ndi, Claude nakugize. Yemwe abanyagisenyi, yemwe abantu muri hano mwumva nabagize ndi. Icyo nakuruhijeho ni iki? Ngo ukimbamye. Ni iki nakuruhijeho ngo ukimbamye? Iki bibazo bitera Imana gusubira inyuma mu mateka ibyagiye ikorera Abanyesiraheli. Byayiteye gusubira inyuma, byayiteye kwanariza, byayiteye gusubira mu mateka. Ubu bwoko burangora, ubu bwoko burandushya, ubu bwoko ntabwo bwibuka ibyo nabukoreye. Hari ibibazo bitatu, hari ibintu bitatu yabibukisha. Ntabwo mwibuka ukuntu nabazamuye ngabakura mu Egiputa kwa Farawo, ngohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yanyu bakabakura mu buretwa. Ibyo murabyibagiwe. Uyu mwanya Isayi murabyibagiwe. Njyewe bakuye kwa Farawo, intambara narwanye na Farawo murazibagiwe. Yanga kubarekura ngahagaragaza imbaraga zanjye, maze ngayahindura amaraso, ibikari nkamutegeza ibikari, nkamutegeza inda, ngangisha abana bose b'imfura kugira ngo andekurire ubwoko. Haleluya, haleluya. Ibyo murabyibagiwe. Bakristo bene data, ntabwo dukwiye kwibagirwa ukuntu Imana yadukuye kwa Satani, ukuntu Imana yadukuye mu mwijima. Ngewe yanguye muri kabari, yanguye muri mitsingi, yanguye muri primusi, yanguye mu rwaro rwo hariya haraguru. Ingura umwo ngumwo iranzana, injira mu itorero, injira mu gakiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ababyibutse haleluya. Ibuka yagukuye haleluya. Icya kabiri, muribagiwe ukuntu Baraki na Balamu bari bagiye kubavuma. Bari bagiye kubavuma. Iyo mivumo yabo ngaza ngayitesha agaciro, ngaza ngayihanaguraho, ngaza ngayiburizamo. Iyo migambi y'injakura, iyo migambi y'abapagani, iyo migambi y'abapagani, ngaza ngayikuraho, ngaza ngayiburizamo, ngaza ngayikuraho. Uwari umuvumo ahubwo ngabahesha umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Tukwiye kujya twibuka. Hari ibyo ba data wacu bari baratuvuzeho, hari ibyo basokuruza bari baravuze kuri wowe, kuri twebwe, ariko ibyo byose Yesu abikuraho. Hari imico karande Yesu adukuyeho. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Dore Balamu we, dore Baraki. Hari abavuze ngo uzapfa utabyaye ariko urahetse. Hari abavuze ngo uzapfa uri imbwa ariko uri umugabo. Hari abavuze ngo uzapfa uzerera ariko urubatse uri kwa mugabo wawe. Hari abavuze haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Haleluya. Urumva turagushimye Yesu, turakunezerewe Yesu, uri mwiza Yesu. Dore imivumo batuvumye, ariko Yesu araza yiburizamo.
dore we. Ariko Yesu ni igitangaza. Uribagiwe. Yewe bwoko we. Yewe nyina runaka we. Yewe se runaka we. Yewe Nikodemu we. Yewe Regisi we. Yewe Papa Isiri we. Yewe Gakuru we. Yewe mwana w'umuntu we. Mwibagiwe. Bari bazi kuzapfura imbwa. Ariko uri umugabo. Mana rero ikabaza iki kibazo ubu bwoko. Muribagiwe ibyo nakoze. None se niba munabyibagiwe nimwibuke iby'ishitimu n'igirugari. Mugiye kwambuka Yorodani. Yosuwa agatuma abagabo babiri bari ahantu ngo ni Shitimu. Bakigerayo amakuru rasenyuma yumvikana mu gihugu ko hari abandi bantu binjiyemo. Barabagenza. Indaya Rahabu maraya araza ahita bafata. Araza arabatwikira, abatwikiza imigwegwe. Arabahisha. Imani ziguhisha. Hallelujah. Abatwikiza imigwegwe ndibababona ndabarinda. Umva kurinda kuba mwami n'umugabo. Umva kurinda kuba mwami n'umugabo. Umva kurinda. Hallelujah. Hallelujah. Abo Yesu yarinze mu busabusa. Hallelujah. 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 Kuba wicaye aho suko ari bitaragushatse. Kuba wicaye aho suko ari bitaraguhize. Ariko Yesu aturindiye mu migwegwe. Yesu aturindiye mu busabusa. Mana ishimwe cyane. Mana himbazwe. Mana himbazwe. Niwibagirwa nibyo byibagirwe. Nibyo byibagirwe. Kuwiteka kukuye yakurinze mu busabusa. Niburinze kabari, niba wibagiye kabari yagukuyemo, wibagirwe n'imigwego yakurindiyemo. Ndibyarangiriye aho gusa. Bambutse Yorodani. Mu gitabo cya Yosuwa igice cya 5 ku murongo wa 8 wa 9. Hari amagambo avuga ngo aho bari bageze igirugari. Bavuga ngo nuko abantu bose bamaze gukebwa. Baguma aho bari mu mahema yabo kugeza aho bakiriye. Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Cyo gituma aho hantu hitwa Girugari na bugingo n'ubu. Tuze ikibahiro. Hallelujah. Abari baravuye mu Egiputa bakebwe, ingabo nyinshi zimaze kugwa mu butayu. Witavuga ati uyu munsi rero gira abantu bongera bakebwe. Ngo bikirangira Uwiteka aratangaza ngo mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Tuvugishije ukuri, uyu munsi uri umugabo, uyu munsi uri umumama, urambara ukaberwa, urakenyera ukaberwa, urisiga rwose ukagaragara. Ariko se niko mwavutse mu miryango y'iwanyu. Nuko ni igisuzuguriro Uwiteka gukuyeho, kandi byongeye kuduha agakiza. Ni igisuzuguriro Uwiteka dukuyeho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Amagambo twasomye rero, Mika aracyaha abatwari, aracyaha abacamanza, aracyaha abatunzi, aracyaha n'abatabyi n'abahanuzi b'ibinyoma. Uyu muhungu murumva yorohewe? Uyu mugabo arorohewe?
arabwira abatwari, arabwira abacamanza, arabwira abahanuzi b'ibinyoma, arabwira n'abatambyi, arabwira n'abatunzi. Kubera ko hari habaye ibibazo kandi mu buryo bwinshi cyane, ndavuga ahantu hatatu. Hari habaye ikibazo muri politike, hari harimo ibibazo muri ekonomi cyangwa mu bukungu, hari harimo ibibazo muri religiyo, mu iyobokamana, hari harimo ibibazo. Cyo yatumye Mika akoresha amagambo ngo njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana imbagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Ni ibiki biri muri politiki? Ni iki cyatumije? Ngiye gusobanura impamvu nyine Mika yakoresha yari amagambo umurongo wa 7 twasomye. Kuko yavuze yari amagambo yayakoresheje habaye ikari niki ngibibazo byari muri politike, byari muri ekonomi, byari mu iyobokamana. Muri politike harimo iki? Harimo ibibazo byinshi, ariko simbivuga byose, navugamo bibiri gusa. Abayobozi bakandamizaga rubanda, abayobozi bakandamizaga rubanda. Ni Bibiliya biranditse. Ikindi, gukemura imanza bazikemuraga bahawe ruswa. Ruswa yari irimo cyane igwiriye. Muri ekonomi cyangwa se mu bukungu harimo ibibazo ki? Harimo kugurisha ibiro bituzuye. Kugurisha ibiro, ni amagambo ari kugendagenda ari gushaka gusa. Harimo kugurisha ibiro bituzuye, harimo kwica iminzani bakayibisha, harimo ibipimisho bihendesha abantu, harimo umufuka nasomye abavuga ngo harimo n'umufuka urimo ibipimo bitari byo. Dongo ibiro bitari mu mufuka, dongo sibyo. Ibi bibazo byari mu bukungu kandi bikajyana ahantu heshi. Iyo ekonomi yagize ibibazo, mu bukungu bwagize ibibazo, hahitaza ibintu byinshi ku isoko, ibiciro birazamuka. Kandi ibiciro byazamutse ku isoko, kandi iramanuka. Hakazamo ikindi kandi ibiciro byazamutse ku isoko, bita bijya gufata muri politike, kubera ko abakozi baragenda n'abasabe imishahara iri hejuru, kubera ko isoko naryo ryagiye hejuru. Muri kungurikira? Nabajyanye muri ekonomi. Ariko ni ekonomi nuko babishe mu rundi rurimi, n'ubuzima dusanzwe tuzi ku isoko byose. Harimo nasanze ikindi kibazo, ntago byose njya kubizana. Mateme ya ekonomi. Harimo ikibazo, murazi ko iyo igihugu kijyana ibintu hanze bike kikakurayo byinshi, ni ikibazo cya balance problem. Mwajyanye bikeya hanze mukurayo byinshi. Ibi byose bivanwayo. Harimo ibibazo muri ekonomi. Muri religiyo naho ndi hari horohewe. Mwiyobokamana harimo ikibazo gikomeye cy'abahanuzi b'ibinyoma. Natangaye abavuze ngo umuhanuzi utamitswe byinshi, umutamitse byinshi, umugaburiye byinshi, umuhaye amafaranga menshi, niwe ahanurira amahoro n'amahirwe. Kibazo ndago dufite mu itorero. Mwiyobokamana kibazo ndago tugifite. Munsubize abakristo, ndago tugifite kino kibazo. Iyo bahawe icyo bashira mu nda zabo, bahanura uwabahaye byinshi, bakamwizeza amahoro n'amahirwe. Utigeze kugira icyo abaha, bakamwizeza, bakamuhanurira ibyabo. Mika ngo arebye situwasiyo, arebye situwasiyo muri politike, muri ekonomi, muri religiyo. Arareba tureke politike twebwe, tureke na ekonomi, nushake muze mu iyobokamana. Arareba gitondo nikigoroba, mu gitondo nikigoroba, mu gitondo na nimugoroba. Ngo arareba
aba ngo njyeweho, haleluya, haleluya, ngo njyeweho nzahanga amaso ku Uwiteka. Imana ishimwe cyane Gakuta, Imana ishimwe cyane Mbarutiwe. Njyeweho nzahanga amaso Uwiteka. Njyeweho nzahanga amaso Uwiteka, nzahanga amaso Uwiteka. Niyo nzareba, niyo nzatumbira, niyo nziringira, niyo nzategereza, kandi zambagakiza. Bakristo mukanguke, bakristo mube maso, bakristo musome Bibiliya, bakristo mwegera Imana, mumenye guhitamo, mumenye tubengamika. Njyeweho nzahanga amaso Uwiteka. Sinzareba Twagira, sinzareba Gakuta. Ndababwira abari mu bugufi bwanyu nitwe muri kureba, hano ndajya mu mbabarire. Sinzareba kuri Twagira, sinzareba kuri Gakuta, sinzareba kuri Monika, sinzareba kuri François, sinzareba, nzahanga amaso Uwiteka. Yesu umwana w'Imana. Ya dalla shalalala da salala golele oh do lo lesa si salala gosiat ogos. Hallelujah. Yes. Hallelujah. 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 Yes, 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 yes. Yes. Yeah. Amen. 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 Mureka basubira inyuma, basubira inyuma. Mureka basubira inyuma, basubira inyuma. Ufata umwanzuro, ufata wowe wenyine. Ntabwo ufata urebyeho. Gakiza ni njyewe nakanje. Nigeze mbwira abantu ntabwo nzigera ndaga abana banjye Bibiliya. Bishoboka. Nzabaraga 8, nzabaha aho bahinga, ariko se nzabaha Bibiliya. Ntabwo ibyo ni umuntu ku giti cye. Ni umuntu ku giti cye. Ni umuntu ku giti cye. Sinzigera mbereza dative, mudamu yitwa dative, murekate dative. Ntabwo agakiza nakiwe nanjye nakanye. Twarabyukaga tujye mu nibature, abandi ndagiye. Sigara uryame n'utari ibyo n'ibyaho, ariko ibyakubera bizina wowe wagenda. Naho kagenda. Njyeweho nzahanga amaso Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Uyu mwanzuro w'umuhanuzi Mika awufasha wenyine kandi ku giti cye, kuko buri mu minsi, kuko bari mu minsi mibi, kandi ahantu hose, muri politike, muri ekonomi, muri religiyo, ati njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka. Dusomye Yeremiya igice cya 17:8 avuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Icyo giti ntikizatinya amapfa nacana. Haleluya.
ntabwo kizatinya amapfa nacana. Icyo giti ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ndikizita ku mwaka washanyemo amapfa. Umwaka wari wo wose, waza urimo covid, waza urimo kuguma mu rugo, waza mibiki, nzahanga amaso Uwiteka. Kubanza nabatindira. Ndikizareka kwera imbuto zacu. Kigiti kirageranywa n'umukristo ukwiriye gukiranuka, udakwiriye guhindurwa n'ibihe. Uri munsi, uri muri Yesu neza, uri mu mwuka neza, ari ugereranywa n'amazi, ugumamo. Ntabwo ugenda ngo bamvuze, ntabwo uva muri korari ngo bamvuze, ntabwo uvamo ngo banyanga, ntabwo uva mu itorero ngo buri kanya ngo ibintu bya ADEPR byo byagoranye. Oya, kuko iyo washoyemo imizi mu mwuka, muri ayo mazi ugumamo. Mw'abapasoro mwe ugumamo. Haleluya. Bakiso batura batatura tukabamo. Efeso tugiye gusoza igice cya 13 na 14 hava ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabishyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bavuze ngo ikimenyetso kigaragaza ko muri abayo bwite. Imana ishimwe cyane hano. Haleluya, 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 haleluya. Tumaze kumwizera, tumaze kumwakira, tumaze kumwemerera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, yaraje dushyiraho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera. Bisobanuye ngo turabe ndi uwa Yesu. Njya mbwira abantu ngo njyeweho narangije kurambagizwa. Nararambagijwe maze kurambagizwa, nashyizweho ikimenyetso muri 1999 mu kwezi kwa karindwi. Yesu araza ngo bitaho ikimenyetso, ti wowe ndakurambagije, ndakubonye, ndakwemeye, uri umugeni wanje, uri uwanje. Haleluya. The reason why, kubera izo mpamvu, nta wundi muntu urende kundambagiza, nta wundi muntu urende kuza kungiraho ikimenyetso. Njye ngiriho kindiho ni icy'Umwuka Wera. Haleluya, 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 haleluya. Narakuwe ndashyirwa ibimenyetso bibiri. Ndashyirwa ibimenyetso bibiri ngewe. Wenda umugeni w'abantu babiri. Umugeni wa Yesu. Ayi mama ririwe. Haleluya. Abageni ba Yesu. Haleluya, haleluya. Uwumva nashyizweho ikimenyetso, yarangije gukobwa, yarangije kurambagizwa, natere haleluya, haleluya. Ntabwo muri kuyumva aya magambo. Njyewe ndiho ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Wandambagisha kingizeho. Ntabwo ndaba umugeni w'abantu babiri rero. Ntabwo ndaba umugeni w'abantu babiri. Umugeni wa Yesu. Tugituma ngenda ngaryama ngasinda, umugeni wa Yesu. Umugeni wa Yesu. Bwaba ni bushire turabageni ba Yesu. Yohana 6:6-8 Bibiliya y'Ikinyarwanda avuga ngo kubw'ibyo benshi bigishwa be bavanamo akabo karenge, ntibongera kugendana nawe ukundi. Nuko Yesu abaza abigishwa be 12 ati, ese namwe murashaka kwigendera?
Simoni Petero aramusubiza ati nyagasani, twasanga nde kari ufite amagambo y'ubugingo? Ndi mwanzuro mwiza, twakuvaho tukajya hehe? Namwe murashaka kugenda se? Yesu ari kumwe n'abigishwa babona bamwe batangiye gusubira inyuma, bamwe batangiye gusubira muri ndururu, bandi bagiye muri ndururu. Ndururu murayumva? Ndururu murayumva? Muri ndururu abandi bagiye muri ki, abandi bagiye hehe, abandi bagiye twasenga, abandi bati twaterana. Yesu ngarabareba, namwe simushakuramo akanyu karenge? Namwe mushakuramo akanyu karenge? Namwe mushakuramo akanyu karenge? Namwe murashakuramo akanyu karenge? Ngo Yesu ngarababaza, Petero ngaramureba ati naba nibagiwe ibyo kwa Farawo. Nakuramo akarenge se? Naba nibagiwe ibya Baraki? Naba nibagiwe ibya basoko n'imivumo bari barangizeho? Nakuramo akarenge se? Naba nibagiwe aho wanguye? Naba nibagiwe igisuzuguriro wanguyeho? Naba nibagiwe iby'ishitimu n'igirugari? Naba nibagiwe ko wangijije ndi munsi y'imigwegwe? Nakuvuga ngo ajya hehe? Turi hamwe? Turi hamwe? Yesu abwira abantu ati igihe mubonye igicu kibuditse, kumuvuga ngo imvura iragwa kandi niko biba. Mwabona umuyaga uhushye uturutse mu majyepfo, mukavuga muti haragiye gushyuha, kandi niko bigenda koko. Murakurikira? None ko muzi kugenzura iby'isi n'ibihe, kugenzura isi n'ijuru. Ijuru ariko ndari ry'Imana. Ngo abayuda bagiraga amajoro atatu, bari bizera ko hari amajoro atatu: ciel atmosphérique, ciel physique, ciel spirituel. Iryo bavuga rero ni iki kirere. Ko muzi kubigenzura, mukavuga ngo urahuje muti haraba ubushyuhe, mwabona ikintu tubafata imvura iragwa, niko bigenda. Kuki mutari kumenya iki gihe? Ko mutari kugenzura by'iki gihe. Ngo mugenzure iki kirere cy'umwuka kimeze gute, mugenzure iyi si imeze gute. Yo, reka twihute natinze we. Nasomye ahandi ku 57 mu kindi gitavuga ngo kuki mutabona ubwanyu icyo mukwiriye gukora. Mikaya avuga ngo ngeweho nzahoza amaso ku Uwiteka. Petero ati ntabwo twakuvaho tukajya kurindi. Yobu ati sinzikuraho kuba inyangamugayo kugeza ubwo nzapfa, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Daniel ati tuzarya udushimbo gusa tunywe n'amazi. Haleluya, haleluya, tuzarya udushimbo tunywe n'amazi. Stefano ati bamuteye amabuye, baramuteye, baramugambaniye, ati mbonye ijuru rikingutse, ati mbonye indebe y'Imana, ati mbonye n'umwana w'intama. Umushumba wa Simurna Porokarupe ati hakana umwami wawe, ihakana umwami wawe. Aravuga ati maze imyaka 86 ubu ndayujuje, ntacyo nashinja umwami wanjye, nta mpamvu namwihakana. Haleluya. Ese wowe ntiwaba uri gukuramo akawe karenge? Ese wowe turi buvuga kuvanamo? Ese wowe ufashe umwanzuro muri iyi minsi umaze kureba ijambo ry'Imana, umaze kumva, itegereza ibibazo muri politike, muri regio, muri economy, mikava ngo ngewe nzahanga amaso Uwiteka? Imana imuce mu izina rya Yesu. Imana imuce mu izina rya Yesu. Ubika umutwe dusenga Imana. Ugize ike cyifuzo, ufashe uwe mwanzuro mu mutima wawe, ubwira Imana. Hari umwanzuro ufashe, hari icyifuzo ugizemo, wabwira Imana, uhaguruke mwanya wo dusenga Imana.